SEO, CTR, RPM, algorithm, CPM, thumbnail, tags, description, title ndetse n'andi magambo menshi uzahura nawe kuri YouTube. Uyu mwanya ni umwanya wo gusobanukirwa icyo avuze kugira ngo ubashe kuba wayifashisha cyangwa se wamenya icyo amaze kugira ngo uzamure YouTube channel yawe mu gihe ukora content cyangwa se uri content creator. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, nitwa Naked, muvuga ibijyanye na technology n'ikoranabuhanga, nko kwigisha uburyo ushobora kugifashisha ugatera imbere cyangwa se ukiteza imbere, ndetse n'uburyo ushobora kwirinda ngo ritagushyira mu gihombo mu buzima bwawe bwa buri munsi. Niba uri mushaka subscribe, nibagire gushira akazogera kugira ngo ujye ubona inkuru nyizingize zigisohoka zizakugirira umumaro, uzadushimira nyuma. Kanda like, ukande comment niba hari icyo ushaka kutwungura, hanyuma niba usanzwe anga kandi warasubscribe inzi akazogera ntukibagirwe nyaboneka shiraho kugira ngo ujye ubona inkuru ku gihe bose. Ni karibu, reka dutangire. Irya mbere, search engine optimization. Ubu ni uburyo urubuga runaka cyangwa se website ugomba kuyihereza amagambo akenewe cyangwa se azayifasha kugira ngo igaragare neza ku muntu urimo ashakisha amakuru, yaba kuri Google cyangwa se ahandi hantu urwo rubuga rwawe rushobora kuza kugaragara mu ma results cyangwa se mu byatanzwe, mu byashakishijwe. Ayo magambo niyo yifashishwa n'izo robot cyangwa se engines zayo ma search engine cyangwa se izo mbuga kugira ngo urubuga rwawe ruze kuza hejuru cyangwa se ruze kuza imbere bitewe n'ibintu umuntu ari gushaka bikaberezwa ku rubuga rwawe. Ibyo ngibyo ukabikora wifashishije icyo twita metadatas. Ni amagambo ugenda wuzuza atandukanye bitewe na necyo ahagarariye kugira ngo umuntu ushakinga cyangwa se ushakisha aze kugwa ku nkuru yawe cyangwa se video yawe niba uri kuri YouTube. Ikintu cyose washyize hanze umuntu abasha kukibona bitamugoye. Ibi ngibi imbuga nyinshi cyangwa se company cyangwa se ibigo byinshi bishora mu mafaranga menshi kugira ngo bizagaragare hejuru mu gihe biri gushakishwa cyangwa se ibintu bikora biri gushakishwa kugira ngo bamuce bababo bazaze inyuma yabo. Nta mafaranga menshi atangwa mu bigo kugira ngo babashe gukora optimization cyangwa se gushyira urubuga rwabo ku bintu byatuma rurebwa rutangwa vuba mu bishakishwa, kuko ari bwo buryo bwiza bwo gucuruzamo udatanze amafaranga yo kwamamaza wifashishije urubuga rwawe niba urufite cyangwa se website cyangwa se YouTube channel yawe. Nkuko twe twivugira kuri YouTube rero, search engine optimization kuyikora uzahera ku bintu byinshi birimo channel ubwayo, amazina cyangwa se izina uzayihereza, description uzayihereza, amafoto cyangwa se logo uzakoreshaho, ndetse no kuri buri video uzajya ukora uzajyihereza optimization cyangwa uzayikorera optimization birimo gukoresha keyword, metadata, thumbnail, cross caption n'ibindi. Tujye gusobanura noneho izo metadata ni izihe cyangwa se izo title, description, tags, ibyo nabyo ni ibiki. Keyword ni ijambo cyangwa se interuro umuntu atapa cyangwa se yandika ari gushakinga cyangwa se ari gushakisha ku buryo bashobora kumuhereza video yawe cyangwa se inkuru wakoze niba ari kuri Google ufite website. Iri jambo cyangwa se iyi nteruro rigizwe n'amagambo makeya umuntu ashobora kwandika ari gushakinga, igomba kubigaragara kuri thumbnail, muri title ndetse muri description ya video yawe cyangwa se amagambo aherekeza video yawe aryo twise metadata. Abari mu ishuri rya Academy cyangwa se Smart 250 ari nayo byo tutangiramo aya masomo y'uburyo umuntu ashobora gutangira gukoresha izi mbuga zikamubyarira umusaruro. Dufite group duhuriramo ya WhatsApp cyangwa se ahantu duhurira muri forum cyangwa muri community. Muri link muri description ushobora kudusanga kugira ngo ujye umenya byimbitse ibi bintu twadusobanura ko dukora ama live nk'ingundi ndi gukora. Dufite live twakuze, ushobora kujya muri live videos ukazireba cyangwa se ibyo twavuzeho muri live twigisha live, abantu babaza dusubiza cyangwa se aho tubivugaho twisanzuye. Title ni iki? Title ni umutwe wa video yawe cyangwa se inkuru kuri website wakoze. Iyo nkuru ikabishishikariza abantu cyangwa se ikurura abantu kuyifungura kandi ikabigaragaramo ya keyword cyangwa se rya jambo inkuru yawe igendereye umuntu abashakisha mu buzima busanzwe cyangwa se ashaka kugira icyo amenyaho mu gihe ari gushakisha. Iyi ngiyi ni ngombwa cyane ko uyikora neza witonze ndetse ukayikora mu buryo bukurura buteye amatsiko, kuko iyi ngiyi uko ikanzweho kenshi bituma umuntu cyangwa se inkuru yawe izamuka ikajya hejuru y'izindi bitewe na niche cyangwa se igice ubarizwamo, inkuru ubarizwamo cyangwa se igisata. Description ni amagambo aherekeza video yawe, yongera cyangwa se asobanura video yawe cyangwa se avuga muri makeya icyo video yawe ivugaho. Aha akaba ari naho wandika andi makuru yisumbuyeho umuntu ashobora kumenya kuri video yawe cyangwa se byashaka kumenyaho wowe cyangwa channel yawe agendeye anyuze kuri iyo video wakoresheje. Amagambo yibanze ni keyword igomba kutabura muri description yawe, ubundi ugasobanura icyo video yawe igendereye, hanyuma ukagira izindi wongeramo izi information wongeramo nk'ahantu wakuye amafoto se kugira ngo wirinde copyright, contact zawe cyangwa se ukabashyiramo na links zijyana umuntu ahandi hantu yaba ku video yawe cyangwa se
hanze ya YouTube ahantu umuntu ashobora kujya gushaka ikintu runaka bitewe n'ibyo washatse kubwira umuntu ariko wifashishije video yawe. Aha abantu benshi bakunze kuhakorera amakosa, ariko abanyeshuri bamaze gusobanukirwa uburyo bayikoreshamo, aho bashyira tags n'aho bashyira description, uburyo bikoreshwamo, kuko iyo utabikoze SEO yawe irapfa cyangwa se search engine optimization yawe iba yangiritse. Ibi ni ibintu abantu bititaho ariko bifite akamaro kanini. Aba banyeshuri bamaze kubimenyera, bamaze kubona impinduka iyo bikoze neza umusaruro bitanga. Tags ni amagambo wongera kuri video yawe akayiherekeza asobanura cyangwa se ashyira mu cyiciro video yawe, abwira abantu aho ibarizwa bitewe n'ikintu uri kuvugaho cyangwa se inkuru wakozeho. Iyi keyword ni isobanura algorithm, ibyo urimo navugaho ikayifasha kuba yatanga video yawe ku muntu nyawe ushobora kureba video yawe, ndetse ikayishyira hamwe n'izindi video bihuje cyangwa se bifite umujyo umwe cyangwa se bivuga ku bintu bimwe. Urugero, ni wanditse keyword ya Rwanda News, ubuvuze ko uri kuvuga kuri amakuru yo mu Rwanda. Nuvuga ngo nundi muntu wakoresheje keyword ya Rwanda News nawe bamushyira hamwe, video zawe bazishyira hamwe ku buryo umuntu aramutse yanditse ijambo Rwanda News muri search, ayo ma video yanyu aza kugaragara ari kumwe, agahitamo iyo areba muri izo ngizo. Uburyo rero iza hejuru n'ibindi ibyo ngibyo n'irindi somo mwege muze muri Smart 250 nzababwira uburyo ukora keyword ukayihereza uburemere cyangwa se authority. Ari naho abantu baje gukorera amakosa bafata ama keyword y'abantu bamwe bo mu Rwanda bakajya bashyira mu nkuru zabo batazi impamvu, batazi n'ibyo bari gukora, bakabahereza icyo bita authority. Ibyo nabisobanuriye abanyeshuri, ariko ubu ngubu ushobora kwikorera keyword yawe na muntu akajya yitypinga cyangwa se akayisearchinga, ukaba ufitemo authority, ukaba ufitemo ubushobozi hejuru y'abandi bantu bose. Urugero, nakoze keyword yitwa Smart 250, na undi muntu wari uyifite, andikamo Smart 250, uratubona video zanjye utiriwe uvunika, utiriwe wirukanka, ubakurobanurira ibintu byanjye byose babe babishyize hamwe, ama playlist n'ibindi byose bijyanye na Smart 250. Ntekereza ko ibyo ngibyo bitagusobanurira impamvu ko warakoresheje tags z'abandi bantu byabahaye authority cyangwa se ubushobozi, kuko uko ikoreshejwe kenshi niko iza hejuru, cyangwa se iyo nkuru iza hejuru, cyangwa se umuntu uyikoresha aza hejuru y'abandi. Murumva uburyo mwagize abantu abami mutabizi, mutazi impamvu muri kubikora. Niba mutarimo bisobanura kiwe, muze muri Smart 250 Academy, turimo kwiga kandi turatijuruka buhoro buhoro. Ako niko kamaro ka tags. Bimaze kubabwira birimo title, description na tags, nibyo byitwa meta data. Wongeye icyo twita captions. Captions rero ama subtitles cyangwa se amagambo wongeramo bijyanye n'amagambo abantu bavuze cyangwa se amagambo ari gukoreshwa muri video yawe. Ibyo ngibyo nabyo biherekeza video. Ibyo ngibyo nibyo twita meta data. Numva ijambo meta data kuri YouTube uzamenye ko ari ibyo ngibyo baba bari kuvuga, usibye ko kuri website hari ibindi byongeramo, ariko nubundi ni amagambo aherekeza inkuru cyangwa se video. Meta data. Thumbnail ni ikintu cy'ingenzi cyane ku nkuru yawe cyangwa se kuri video yawe wakoze, kuko niriya foto umuntu abona mbere ko afungura inkuru yawe, akaba ari ikintu ugomba kwitondera gukora, kuko ugomba kwikora uburyo bukurura abantu, kuko niba ihagaze mu zindi igomba gukurura abantu, igasaba abantu ko bayikandaho kugira ngo barebe inkuru yawe. Ni ikintu cyo kwitondera, ni ikintu cy'ingirakamaro. Abanyeshuri bari muri Smart 250 Academy bamaze kubimenyera ko nababwiye ko mbere na mbere thumbnail. Njyewe mu mabanga nkoresha nuko thumbnail nyikora mbere ko nkora video, burya birafasha. Muri Smart 250 Academy dufite abantu bamenyereye cyane cyangwa se bazobere mu gukora ama thumbnail, dufasha abantu batandukanye kuba basobanukirwa uko bayikora, ndetse tukanabere kuko bashobora kubikoramo. Mugabo niba utari muri iyi groupe urimo guhomba ufite YouTube. Watch time ni amasaha cyangwa se igihe umuntu yamaze ari kureba, cyangwa se abantu bamaze bari kureba video yawe. Iki ngiki akaba ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko gituma habaho ranking yawe izamuka, cyangwa se video yawe iza hejuru y'izindi bisangiye niche cyangwa se category, cyangwa se bibarizwa mu gice kimwe, mu gihe abantu bayirebye cyane muri icyo gice, mu cyo gisatu barizwamo video yawe ifitemo agaciro gakomeye cyane, kubera yuko uko abantu bayitindaho bayireba bivuze ko iyo video ari nziza. Ibyo na algorithm arabyifashisha cyangwa se irabyifashisha kugira ngo yemeze ko video yawe iryoheye abakiriya, ishobora kuyamamarizamo, ikahereza abandi bantu bakayireba, kuko inyungu za YouTube nuko ukora video nayo ikamamaza, ikishyura wowe nyiri channel, nayo ikishyurwa nabo yamamarije. Watch time is very important mu bintu ukora. Uzajye wiga gukora video ituma umuntu ayitindaho. Ibyo ngibyo tuzabyiga nabyo niba utabizi ngwino. Audience retention nayo igiye kumera gatoya nka watch time, ariko yo noneho ni mu ma percentage cyangwa se mu nijanisha, ni iminota cyangwa se igihe ingano abantu bamara bareba video yawe. Uko bamara igihe kinini mu ma percentage cyangwa se mu mwijanisha bareba video yawe, bivuze ko iyo video yawe rwose ari
ndakemwa cyangwa se ari nziza YouTube igomba kuyifashisha. Iyo ngiyi izayereka abantu kwa kundi baba bagifungura cyangwa se bamaze kureba video runaka, igomba gutizana ikabereka ati niyi ngiyi murebe nyaboneka murayitindaho, turabizi muraza kuyikunda. Audience retention rifite akamaro kanini cyane mu kuzamura YouTube yawe cyangwa se mu kukuzamura kuri YouTube. Nubukoresha YouTube uzajya wumva ijambo engagement. Engagement ni uburyo abantu bihuza na channel yawe cyangwa se bahuramo n'ibyo ukora. Likes, comment, gusharinga, gusubscribinga, ibyo byose biba muri engagement cyangwa se kwiyangaja gukorana na channel yawe cyangwa se gukorana na n'urubuga rwawe. Nuvuga ngo iyo ufite engagement iri hejuru, ndavuga ngo abantu bakunda kurikinga, bakunda gukomanta, bakunda gusubscribinga, bivuze ko content zawe zifite agaciro rwose. YouTube itugufata ikakuzamura gutya. Irindi jambo uzahura naryo kenshi ni CTR. CTR bivuze ngo click through rate. Click through rate bisobanuye ngo ni ingano yo gukandwaho yabaye ku rubuga rwawe. Nuvuga ngo video yawe cyangwa se content uzakora inshuro bayikanzeho bitewe n'abantu bayirebye, bigaragaza ko iyo video ari nziza cyangwa se thumbnail yayikoze neza cyangwa se yakuruye abantu kuyireba. CTR rero izijyana n'icyo bita impressions. Impressions ni ukwereka video yawe abantu kwa kundi ufungura TV yawe cyangwa se laptop cyangwa se telefone yawe, ugaza bakwereka ama video ushobora kureba kuri YouTube yawe. Iyo video yawe iri muri ziriya video babaye umuntu ngo ayirebe, ni ukuvuga ngo iyo ni impression baba bayimweretse. Ayikanzeho rero akahitamo mu zindi, babara inshuro uwo muntu bayimweretse n'inshuro abantu bayikanzeho, bakaguhereza icyo bita CTR, click through rate, inshuro yakanzweho ugereranyije n'inshuro abantu bayerekanye. Nuvuga ngo niba bayeretse abantu 100 igakandwaho inshuro 10, nuvuga ngo ufite CTR ya 10%. CTR ya 10% aba ari nziza cyane, video yawe bivuze ko ni nziza cyane rwose, cyangwa se thumbnail wakoze. CTR yawe niba ari mbi, ujye umenya ko thumbnail yawe ifite ikibazo na title yawe bitari gukurura abakiriya. Nyaboneka fata umwanzuro. Niba ushaka kumenya percentage tuzabisobanura mu zindi video zizaza, ariko byaba byiza uje muri group kubera ko ibyo tubivuga umunsi ku munsi abarimo bamaze kubisobanukirwa. Algorithm kizigenza kuri YouTube, kizigenza cyangwa se patro cyangwa se chef wacu twese n'umugabo witwa Algorithm. Nkunda kumwita umugabo, abanyeshuri barabizi dukorana muri Smart 250 kubera ko nibwo byumvikana neza. Mwitiranya n'umuntu ko ngewe kubera ko ni ibintu bya AI, fata AI nk'umuntu wicaye imbere yanjye, narabivuze akaba afite ubwenge, akaba ari kugerageza kundezana kubera ko nibwo buryo zikoze mu buryo zitekereza nk'abantu, zigafata imyanzuro nk'abantu, ndetse rimwe na rimwe zishobora no kuturenza gufata imyanzuro bitewe n'ibintu zikoramo cyangwa se imibare myinshi zirirwamo. Nuvuga ngo rero algorithm ya YouTube ni ikintu gigoye gusobanura, ariko kiroroshye nanone kumenya uko ukorana nacyo cyangwa se kumenya uko cyagufasha kugira ngo kizamure channel yawe cyangwa se YouTube yawe. Mu bya mbere kibandaho ni history y'umuntu. Abantu bakoresha YouTube bose irabazi, izi ibyo ukunda, izi ibyo ureba, irakuzi neza, izaho wa subscribinze ibyo bakorayo, niba baradescribinze channel zabo cyangwa se zifite SEO nziza ikoze neza, iri optimizing nkuko tubivuga, ikamenya metadata za video y'umuntu yakoze, amatitle, amadescription, amatags, thumbnail, ikareba niba iyo video ikwiye kwerekwa umuntu runaka bitewe na watch history yo cyangwa se ibiryareba cyangwa se search history, ibintu ashakisha cyangwa se likes, dislike na comments atanga kuma video y'abandi cyangwa se ku bintu by'abandi. Algorithm ni ikintu kigoye kucyumva ariko cyoroshye kumenya uko wakorana nacyo. Abanyeshuri turi kumwe barabizi uburyo ubasha gukora ibintu byawe kugira ngo igufashe. Hari rero uburyo video yawe ikoramo, ama views yagize, watch time, uburyo abantu bayimazeho bayireba, engagement, ama comment bakozeho, ama dislike, abantu bayisharinze, ibona biri hejuru cyane rwose. Algorithm irakunda ikakubwira ati ndakujyana n'ahandi. Click through rate, ukuntu bayikanzeho, niba thumbnail yawe ikoze neza, click through rate ziriyongera na title yawe. Ngo algorithm byose ibireba kandi ibibaraho, ibikontaho cyangwa se ibigenderaho, irimo kugufasha cyangwa se irimo kukuzamura. Algorithm ni ikintu kiri complex ariko cyoroshye nanone, mu yandi magambo ku bantu baba batayizi nibo bishobora kugora, ariko ku muntu uyumva ashobora kuyifashisha cyangwa ashobora kuyikoresha ikamuzamura cyangwa kuzamura channel yiwe. Ni ikintu rero, ni system, ni program, niba ariko nabyita wenda, ariko ikoresha ubwenge igendeye ku bintu bimwe navuze bitandukanye, ikaba yakuzamura cyangwa se yazamura video yawe, ikaba yereka abantu benshi bashoboka cyangwa se ikaba yereka abantu bake bitewe na topic cyangwa ibintu uri kuvugaho, bitewe na niche n'abantu bari interested muri iyo niche, kubera ko ibintu byose ukorana guvuze ko abantu bose babireba. Niyo mpamvu bari kenshi bagereranya algorithm n'abantu cyangwa se audience cyangwa se abantu bareba ibintu kuri YouTube. Nuko ibintu abantu badashaka kureba cyangwa se bidakurura abantu, ntawe izabyereka nyine. Nuvuga ngo rero algorithm iroroshye ariko bisaba ko ubuyumva ukayisobanukirwa neza. Umuntu utayizi cyangwa se umuntu utayitaho cyangwa se umuntu utajya ubitekerezaho byamugora cyane pe.
ariko umuntu wese uyifasheho umwanya arayisobanukirwa. Abantu benshi bagiye bazamurwa na algorithm no kumenya ukuntu ikora, gusa bakayibandaho bakayikorera ibyo yifuza, cyane cyane SEO optimization no gukora video nziza. Kandi iyo wakoze video ifite quality, algorithm irabimenya. Iyo video idafite quality, mu gihe ufite SD quality yawe buri gihe hari SD. Nzabereka muri app ndi gukora cyangwa se tool ndimo gukora izabifasha abantu mu bintu bijyanye na optimization bya za YouTube zanyu cyangwa se z'amachannel ya YouTube. Nzabereka ko byose mba mbifite imbere yanjye cyangwa se ubu bifite na algorithm rero ibigenderaho byose. Iyo video yawe ari mbi ibibizi, iyo zikomeze kuba ari mbi nyinshi igufata nk'umuntu utari seriye mu kazi, ariko iyo ari nziza high quality zikandwaho cyane click through rate na channel ifite reputation nziza, abantu bakunda gusharinga, abantu bakunda gukora ama subscription kubera ko bonyine subscription uvuze ko ufite content nziza abantu bashaka gukomeza kureba. Ibyo byose irabireba ikaba yakuzamura. Iyo niyo algorithm mu magambo makeya. End screen ni ya video cyangwa se bya bintu bakwereka iyo urangije kureba video runaka y'umuntu, akenshi uyifashisha kugira ngo ipromoting izindi video zawe, ugashyiraho video cyangwa playlist cyangwa se ikindi kintu ushaka kwamamaza kuri video yawe. Irangira na masegonda nka 25 ya nyuma niho ushobora gushyira iyo video cyangwa se end screen yawe ishobora kuba yakwamamaza ibindi bintu umuntu ashobora gutareba. Ibyo byongera icyo bita session watch time, kuba umuntu yatinda ku bintu byawe bireba kuko arangiza video imwe ahita areba indi. Kandi iyo session watch time yawe ari nini cyane cyangwa se abantu bakunda kuguma kuri channel yawe igihe kirekire kuko ari bya algorithm yifuza, nuvuga ngo iba ari content nzima cyangwa se niche yawe aba ari nzima cyangwa se channel yawe aba ari nzima, ku buryo algorithm agushakira abandi bakiriya akaguha abantu benshi bo kureba ibintu byawe. Ibyo ngibyo bigatuma winjiza amafaranga menshi kuko bo bamamarizamo cyane, kandi bigaragaza ko uri umuntu bisere cyangwa se ukora ibintu byiza kuri YouTube. Cards numva ijambo card ujye umenya ko ari uburyo ushobora kongeramo andi maelema cyangwa se ibindi bintu hagati muri video yawe mu gihe uri kuvuga, kugira ngo umuntu ashobore kuba yabikandaho ajye ahandi hantu swate kuri channel yawe cyangwa se ajye hanze ya channel yawe bitewe n'ibintu uri kumwohereza kujya kureba. Akunga ko niko bita agakadi. Ushobora gashyira ahantu hose ushaka muri video yawe kagaragara aho hejuru ku ruhande rw'iburyo. Reka mite nkifashisha hejuru aho ngaho ujye kureba indi video nakoze iri live ndi kuvuga kuri ibi ngibi ndimo kuvugaho n'ubundi, ariko yo irarambuye cyangwa se irimo amakuru menshi kurusha aya ngandi kugurira ko ubu ngubu ndisa n'urimo kwihuta. Playlist ni uburyo ubumbira ama video hamwe cyangwa se amashusho hamwe afite aho ahuriye. Urugero, anye mfite playlist eshanu. Mfite playlist ya YouTube y'amasomo asobanura ibya YouTube, nkagira technology na science, nkagira intelligence artificielle cyangwa se AI cyangwa se artificial intelligence, nkagira amasomo ya online business cyangwa se azajya asobanura ibijyanye n'ubucuruzi bwo kuri internet na digital marketing n'uburyo bamamaza kuri internet. Nkagira kandi na web development courses, amasomo natangiye gutanga ku bijyanye no gukora ama website, hakaba ariho gusa amasomo ya JavaScript, ariko nandi yose akaba zaza nyuma. Gusa ubu nkandi gukora kuri series ya YouTube ariyo ushobora kujya kurebera kuri playlist. Bivuze ko izo video zose urangiza imwe hahita hajya hindi zikurikirana nkuko nyine playlist bisanzwe ya y'indirimbo z'umuntu runaka igenda ikurikirana. Ibi ngibi rero algorithm ibikunda kubi kuko bituma umuntu atinda kuri channel yawe, aribyo bituma umuntu ugira watch session nini cyangwa abantu batinda ku bintu byawe, bigatuma YouTube ivuga ko ibintu byawe ari byiza. Ngo niba udafite playlist gira bwangu rwose create playlist kuko biri mu bintu bituma SEO yawe ranking izamuka. Ndabibashishikarije mugire playlist ku bintu byose mukora, muzabona impinduka nyuma, muzanshimira nyuma. YouTube Analytics ni igikoresho kidufasha kumva noneho imikorere cyangwa se uburyo channel yacu irimo kwitwaramo kuri YouTube. Hari nuzakura amakuru y'ama views, amasaha abantu bamaze bari ibintu byawe, ama comments, uburyo abantu bagiye bitwara kuri content zawe, abantu bagukurikira, imyaka, igihugu barimo, ibintu byose ukeneye kumenya kuri YouTube yawe cyangwa kuri channel yawe uzabisanga muri YouTube Analytics. Ahangaha kino gikoresho kucyumva ukakisobanukirwa nibyo bintu ushobora gutuma uzamuka kuri YouTube. Uzi bya SEO ukamenya no gukoresha YouTube Analytics, ndakubwiza ukuri channel yawe nta kintu cyakimwe gishobora kuyibuza kuzamuka. Ahangaha ashobora kugufasha kumenya niba thumbnail wakoze nta kamaro ifite ugomba kuyikuraho, cyangwa se niba thumbnail wakoze iri gukora akazi, niba ari comment wakoze cyangwa se topic wakoze ifite abantu benshi cyangwa se yarebwe cyane, bigatuma ushobora gukomeza gukora topic cyangwa se video zijyanye n'iyo topic wakoze kuko ariyo ibigaragaje ko abantu bifuza kureba cyangwa se bari kureba cyangwa se bashaka ko ukoraho cyane cyangwa se bakunze kureba. Nkuko nabivuze rero abantu cyangwa audience bingana na
algorithm. Nukuvuga ngo ibintu abantu bakunze na algorithm automatically ahita bikunda cyangwa se abigeza ku bandi bantu. Nukuvuga ngo ahita byishimira agakomeza kukuzamura, nawe ukajya ukomeza sub, ubona ziyongera, ubona likes, comments, ubona abantu, engagement y'abantu na channel yawe bikura buhoro buhoro, ukagenda uzamuka, ari nako ibiceri byisuka muri konti yawe. Ngeze kuri konti cyangwa se amafaranga, abantu benshi batabakanguka bagatabakanura amaso, bagavuga ageze ku bintu twashakaga, kuko YouTube abantu benshi bagiranya n'ikirombe cya zahabu cyangwa se amafaranga. Nukuvuga ngo uburyo byazamo amafaranga YouTube yawe nibyo ngiye kuvugaho, cyangwa se monetization. Ntago nibo bitindeho, nzigisha mu buryo burambuye. Nababwiye ko nkora live nkigisha mu buryo burambuye, bitari ibingi byo kuvunagura. Uburyo 10 ushobora kuzabyazamo YouTube amafaranga. Mu buryo bumenyerewe ushobora kugezamo YouTube amafaranga rero, hari uburyo bukoresha ama publicity cyangwa se ads, akaba ari uburyo bwitwa shopping, ni ugucuruza ukoresheje channel yawe, akaba uburyo gukoresha affiliate marketing, akaba uburyo gukoresha ibyo bita super charts, super stickers, ni ibintu byinshi cyane ushobora gukoresha ukabyazamo YouTube yawe amafaranga. Nuvuga ngo ibyo ngibyo nzakomeza kubitanga muri aya masomo ya Smart 250. Niba utayakurikira uje kuri live videos, urebe guhera ku ya mbere, ugende ukurikirana ko amasomo ngenda nyavuga uko akurikirana, kandi bishobora kugira umumaro. Ushobora gutangira kubyaza nawe YouTube yawe amafaranga. Tukivuga ku mafaranga rero, reka mbabwire uburyo bibarwamo cyangwa se uburyo mwishyurwamo iyo mutangiye gukoresha YouTube cyangwa se mutangiye kubyaza umusaruro YouTube. Dukoresha cyane icyo twita RPM, ariko RPM ikomoka kuri CPM. CPM bivuze ngo ni cost per mil. Nuvuga ngo ni amafaranga wishyurwa ku bantu 1000 babarebye video yawe runaka. Niba barebye 3000, ubwo nyine ureba barera ku bantu 1000, bakavuga ngo wenda na amayero 5 bani 1000 bari bukwishyure, cyangwa se amadolari 5 cyangwa se 5000 by'amafaranga y'amanyarwanda. Nuvuga ngo niba ari 3000 batabakuba na gatatu bikaba amafaranga amanyarwanda 1015 cyangwa se amadolari 15 cyangwa se amayero 15, bitewe n'igihugu urimo cyangwa se n'uburyo ubarirwamo amafaranga wahisemo currency, wahisemo muri YouTube yawe, muri settings zawe. Nuvuga ngo rero ibi ngibi ni ibintu bibarwa hakurikijwe publicity zakozwe cyangwa zanyuze muri video yawe, ubwoko bwa content ukora cyangwa niche uribanmo cyangwa se ubarizwamo. Hari niche zihemba amafaranga menshi, akaba niche zihemba amafaranga makeya, akaba ibihugu bihemba amafaranga menshi, akaba ibindi bihugu bihemba amafaranga makeya. Ibi byose ukeneye kubisobanukirwa, ngwino mu ishuri, ngwino muri Academy Smart 250, turiga birambuye, turabisobanura. Amasomo yaratangiye, nabikubwiye, jya muri live ukurikire kuva ku isomo rya mbere ugenda umanuka. Ibi byose tuzagenda tubivugamo, uretse ko ibingi tutarabigeraho. Ni moment nziza rwose, ntucikwe. Ubu tugeze ku buryo ushobora gufungura channel yawe, ukayifungura yujuje ibisabwa. Niyo masomo tuzakora kuri iki cyumweru gikurikiyeho. Niba uje nyuma ya yuko aya matariki yarenze, byirumvikana ko iyo video uraza kwisanga kuri channel. Hanyuma rero uhembwa 55 kwijana y'amafaranga CPM waba bishyuje umuntu wishyura publicité. Wowe ibyo ngibyo tukaba aryo twita RPM, ariko twongeraho n'izindi nyungu wawe ugiye winjiza, nko muri za premium, ndavuga ama membership, abantu bishyura membership wawe, ndavuga ama shopping wawe wakoze, amafaranga wawinjije muri shopping, ama super stickers wawe wakoze, n'amafaranga nyine bisaba imibare myinshi kuyabara. Ariko mu by'ukuri igitekerezo ni icyo ngicyo, ni uko byitwa. Numva iryo jambo RPM cyangwa CPM. CPM ni amafaranga bishyuza umuntu wamamaza, naho RPM ni amafaranga wohembwa. Ni 55 ya CPM wabatse umuntu wamamaza. Nekeza ko ayo magambo tuzongera kugusoba ukundi niba ukoresha YouTube. Ndarangije rero, akaba ari amagambo y'ingenzi ukwiye kuba uzi niba ukoresha YouTube cyangwa se ufite YouTube channel. Reka ngusigire iyi video irimo ubumenyi ugomba kuba ufite, cyangwa se must have skills z'umu YouTube cyangwa se umuntu ukoresha YouTube. Kanda kuri iyo video ugende uzirebe, urebe aya masomo narayatanze kuri live, ariko noneho ukumva gusobanukirwa ubumenyi ukeneye kugira ngo ube wakoresha YouTube ikubyarire umusaruro. Nitwa Nakanaklet, sobanura ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga na technology, uburyo waribyaza umusaruro n'uburyo wakufasha kugira ngo rikurinde kuba wagwa mu gihombo mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ndabakunda, mwakoze kuza, bye.